umva ndaguze asuma uraho kuruzi yaba So guys, mumeze mute? Ngiye meze neza, namwe mumeze neza. Uyu munsi ngarukanye na Nera, rero nifuzaga kwishyura mu makami ya Plaka mwabonye yabanje. Benshi mwagiye mu bitekerezo muri comment mumbwira Plaka namukorera, ariko izo mwambwiye nyine nabonye ko harimo izigiye zigoye. Rero uyu munsi hariyo nari natekereje nshaka kumukorera mfatanyije na Nera. Ngiye kwigira nkaho ndi gushwana na Nera kugira ngo turebe ko mu makami yasohoka. Naramuka asohotse ndaza undi wowe nitubona asohotse nyine Plaka iraza kuba iciyemo. Ubwo turakomeza. amagambo rero ndabona byabananiye ndagera none umushwana ariko umushwana nyine cyane kubyo bimugeraho. Ariko sha umunsi umwe nzakwihomera igishyi wa mukobwa nzakwikubitira jumbabarira soma akomenya batamenya bitari no kutwumva hari atari kutwumva kabisa. Ako suma bundi buca Bone ngiye nakubwiye ngo ntukamenyere umukobwa yasengana nawe azagukubita ugasama makama gasangiye nakugize n'akaramboma genda ndagusabye jye umbabarira naje jye umbabarira ntabwo ngana nawe ne ntabwo ngana nawe nazagukubita ariko ubundi abantu b'iminsi babaye iki usiga ufite ibintu wama usiga ufite ibintu byagukubita yewe usigaye umenyera njye rwose jya umbabarira kabisa. Nanjye ntabwo noroshye nakwereka menya hari niyo basinziriye nimba baye reka twongere reka nkubwire muko ngisengana nawe ndagusabye ntukamenyere sigaye mbona muri no minsi unyimenyereza sigaye unyimenyereshwa kabisa sinzi yumbabarira ako umuntu usigaye gushuka ninde mana ahubwo wowe ninde usigaye gushuka ako ne iyo urebye imyaka yawe ukabona niyanjye ubona tunga na kuburyo umenye nyine nago tunga ndakwiyamye naye ndakwiyamye nagusabye kabisa wanyweye ibintu guze kukwirirwa reka dukingure turebe ko aza kadukingura amajwi nyine abashe kwinjira mu reka nkubwire ndakwiyamye muko ndakwiyamye kandi maze iminsi nguha agasopo ntunyumve ku nshuro ya nyuma wowe nzakwikubitira bivuga niturije nkigendera babarira nitugana ujye ucisha make iyi Plaka ndabona itari bukunde kabisa. Reka nkubwire ikintu cyaba kizi uri kumva wowe genda ufata isahani uzuyikubite hasi cyane urebe yuko yasohoka. Kuki ufata isahani uyikubite hasi ako ukomenya utanatekereza mfata isahani nyimene turebe ko yasohoka. Mfata isahani nyimene kugira ngo turebe ko yasohoka. Oya nibyo byiza kabisa reka nwereke reka turebe yabasi yamenetse iri hariya ahubwo yize genda yize kaze muzanira ibasi reka nyingure. So guys agiye kuzana yabasi yamenetse leta timena kubita wowe urayifata uyikubite hasi cyane washyizemo imbaraga nyinshi turebe ko yasohoka kugira ngo aze ayumva shobora kuba yumva nibyo mba nkubwira njyewe ndakwiyamye ntuzongere kumenya ndakwiyamye njyewe utazajya umenyera nkakumenya utazongera nanjye kumenyera ntabwo tungana njyewe sinzi kabisa umva ndakwiyamye kabisa ndakwiyamye rwose ngo njyewe ntabwo nzi ikintu uba ushakaho. Ibi ni ibiki njyewe bazasumani rwose iyi base ni nduyimenya nasumani uyimenya nimba hari ibinasigaye umukobwa uri kubitera si uwo mukobwa uba usigaye umenyera ntazi ibintu asigaye aba arimo umurimo murapfa mubazi ambazi iki se watangiye unuka
asuma murimo murapfiki uzi ko ngera hoze numva abantu bavuga nkagira ngo ni ku kabari muri gupfa ibiki reba ageze aho akubita hasi base noneho akanayimira umukobwa njye asigaye amenyera amabuja asigaye amenyera kabisa asuma asigaye amenyera ibi ni ibiki ndebera njye mba namwiyamye kuva kare niyumva njyewe araje aratangira arantuka ndavuga se uri kuntukira iki arambwira ngo usigaye umenyera ariko bite byawe nsigaye ngo mumenyera ngo sinziga ibintu ngo nsigayemo inde wowe uzi ngumva iyi ngora asuma ni ibiki murimo ni ibiki uwo mukobwa njye kabisa ujye umubwira njye areke kumenyera asuma ni reka mana yisimisha mba namwiyamye kuva kare nera asigaye afite abantu bamushuka ahubwo ni wowe urabona njye nawe kandi rimwe rwose uzasanga namukubise uzasanga namukubise ukagisha ibyo kurwana kuko najye ari ukuta nacoba mwembi mubaze guceceka usigaye kabisa nazi usigaye nazi kabisa usigaye nazi ibyawe kabisa ryajya mbabarira rwose njye yaraje atangira nuko sinzi ikibazo afite ahubwo mumumbarize aba yacotoye rwose ntabwo napfa kumutuka gutyo kabisa ntabwo umuntu ibibazo aba afite ibindi bimureba yagerekaho namwe bakuru mwirirwa mushondana mufite ubuganye bamuriguye njyewe mbabarira unyiyamire jya umubwira ntabwo tungana nibyo mbamubwira rwose ntabwo tungana nyine ntukajya uza kumenyera nese ubundi nuko ubundi umuco wacitse nta n'umukobwa cyavuga araza avuye hariya mu gikoni araza arahagarara ariko bite byawe ko mba numva ushaka kumvugira ibintu bitari byo ngo nagukubita ndavuga ati unkubita njye nakoze iki ngo usigaye umenyera ngo sinziga ibintu usigaye unywa ndavuga ati ahubwo wowe sinziga urabifite kubera ntabwo wakifata ngo uzuntuke gutyo ntabwo ari gusa ufite nawe wabaje gutukana usigaye ufite ibintu nawe usigaye ufite ibintu unywa pe mbabarire rwose mama umbabarire umwiyame kuko ngiye bitabaye ibyo ngibyo hano hantu hazamwambara muri uru rugo ariko mabuja iyo urebye uyu mukobwa uba ubona nyine ari seriye ubona ari seriye nta kintu gituma nera asigaye afite igihaya afata ahubwo wowe ufite ikibazo si gusa gute wowe wifata ukantuka ubizi ko noneho kubona ntari umusore mani kuburyo uza kuntuka uri umusore nyabaki se wiriguza guteza intambara muri uru rugo hano ni intambara mubaze ambaze iki niwe yakabaje mubaze ikintu gituma ntuka kabisa ese kubera iki mukunda guteshanya umutwe mamuzi ibintu umuntu aba arimo habaye ikeneye njye namubwiye ngo areke no gusakuza ngo urajyana araza aragumya aransakurije antuka ubu ngubu ari njye nawe uje ugaterura ibase akayimena ni umujinya uba waneye mani umujinya uba waneye rwose babarira umumbari urayishyura nubwo itari isanzwe ari mu ibase urayishyura reka unuyigize reka unugize hano ninera byose uba wabiteye nyine ninera byose uba wabiteye reba ukuntu hano hantu hageze ndashaka ko bakwiyama kuri njyewe singeze hano umaze gukoropa baranyiyama kuri wowe kandi ari wowe nshoto singeze hano umaze gukoropa sima nakoropa hanyuma se reba ukuntu hano hantu hageze ibyo bintu biga byose wabibazanira kuko byose niwe gatera byose urwaneye umujinya ntabwo ajyamo amahoro hano ntabwo ajyamo amahoro ntukajya unesha umutwe asuma ni muri abantu babiri hano kubera iki se munanirwa kumvikana hakiri abandi ko ibi bintu bitabaga hano ku buryo bigera naho umena gutya ibintu uzi ikintu njya kubakorera mwembi musohoke mujye inyuma y'urupangu muze kubanza kwitekerezaho nimwumva mufite ubwonko buzima muze kugaruka muri gupfa iki nyine mumbwire ikintu muri gupfa niwe wantangiye mubaza ambaza iki ariko si wowe wavuye hariya mu gikoni uzi unshotora niwe wabitangiye babarira niwe wabitangiye reka mbaze mubwire ikintu ibi bintu byanyu muri gupfa ntazi bya byo mudashaka no kuvuga bizarangira byabyaye ibindi bintu biriya bintu navuze ngo wamutera byari plake nyine byararangiye siko bimeze ntabwo byari ibintu by'ubuzima bwa nyabwo rero iyo abantu batangira bashondana ukinisha uri kurya bikarangira wahaza iyo mikino se nyishaka nawe nera ubyumve nubone byasumana ugira ngo we ntabwo ndi kukubwira ariko niba uba wanyiyenjejeho nera byose niba wabiteye njye na muganga ajya areka kunyiyenzaho nera ntabwo ngana nawe akuyenza wese murangana asigaye ntera amagambo ahubwo
kabisa njye mba mbona waramunteje ugomba kujya witwara waramunteje kabisa namuguteje gute waramunteje kimwe ngiye kukubwira kandi ntabwo nshaka amagambo menshi mufite ibyanyu muri gupfa ntashaka no kwinjiramo ufashe amabasi urayamenya ayo mabasi ugomba kuyishyura uko byagenda kose ngo niyemeje umva nera arayishyura kuko nibo bawanyendereje iyo tabyuka nsakuriza nanga aya mabasi yari kumena ahubwo wowe utabyuka unkora mu mutwe ejo mwateranye amagambo n'uyu munsi muronge uza nawe ujya kumena ibasi ngo ni umujinya ndakwereka icyo bawugurisha sinshaka kongera buretse asuma nera azongera kumenyera iyo sura ye nzayangiza kabisa yego ye ngo se ufite ubushobozi bwo nagushyuhiriza amazi nta bushobozi ufite wamushyuhiriza amazi wamushyuhiriza se we ntiyayagushyuhiriza yewe rwose ajya mbabarira urabona ku myaka yawe uri umuntu wo kuvuga ngo washyuhiriza undi amazi yajya mbabarira njye namwangiza ntakamenyere nanjye ntukamenyere n'umuntu yitonda abantu benshi baramumenyera nera asigaye abona ko mba niturije agahitamo kunyendereza yego ye kandi rwose njye iyo mikino ye ntabwo mba nyishaka asuma reka mubwire ntabwo nakubwiye umukobwa wavuze hano twari dufite wavuze ngo azatekera ngo umuntu ngo amavuta ngo cyangwa amazi ngo yamumeneho icyakuri cyose nakikubwiye nera we ngomba kuyamumenaho ashyushye kandi yatushe uzajya kuyamumeneraho ahandi hano niyongera kumenyera cyangwa nagumya no kumenyera n'aka kanya ndayamumenaho ndayamumenaho usezere ubuzima ntabwo nasezera ubuzima kubera ko yaba yanyendereye nera reka mubwire ibintu byo guterana amagambo nasoma ntisinshaka ikindi ubabarira umubuze rwose abana bagiye ku ishuri ibyo ugomba gukora byarangiye ugenda ujyane cyangwa gutera imisoro siko bimeze asomani nawe uritagiye mu bintu byawe umva ngewe reka nkubwire nera nagumya kunyendereza gutya ndamwangiza ibindi turabimenya nyuma mabuja nera genda cyangwa nawe mbere kunugeze hano araje hakora amasuku ariko niba uba wabiyateye byo uba wabiteye uhakora ahubwo uba wabiteye rwose niba siha abantu yishyura nera wowe reka nkubwire ndakwiyamye iyo sura ntazanayangiza iyo sura ntanayangiza urabona ukuntu ngiye mabuja ari puraka yari puraka asuma urabona ukuntu ngiye yaba puraka utabaye se wabikora bino bintu ni puraka nyine ariko niyo yabaye ni puraka yabaye avuga ngo ijisho rihorwa irindi wowe na genge yawe ibintu mwankoreye murabizi uyu munsi nanjye natekereje mbona ako gapuraka karakwiye ako nyine sinzi mabuja ni puraka nta nubwo nshaka kumenya ngiye ko ari puraka oya mu bisuko do puraka ndayishyuye puraka yo ndayikwishyuye ingaruka ziri buve mu nyuma nyine sinzizi gusa nyine puraka yo mabuja ni puraka rwose nta rundi rwango rurimo ni puraka saba imbabazi hakiri kare soma ni puraka kabisa imbabazi si mfite umutima wo kuzitanga ngewe mabuja urazihigamo kubera ko urumva ko nanjye asuma iki saki kibazo wakase wamenye ndakimukubita nutamba imana mwihore ndakimupasura natamba imana aha ewe asumani we saba imbabazi hakiri kare kuko yabayo itabayo
ihangane reba ukuntu wahageze, reba ukuntu ugiriye. ihangane Wenda ibase yo nta kintu bimbwira. Urayishyura n'ubundi ntugire ngo. Urayishyura. ingaruka zo ni hatari Reba ukuntu imisatsi yanjye igira. ariko ni puraka mabuja Nyine nibe pranka ariko se ku buryo amazi warubuza hano hantu yamena ku buryo ujya kwamena hano mu nera dore nawe twari turi kumwe mwamfashije twari twabipanze kari puranka kwihangana nyine mabuja nta kwihangana ntabwo bikunda. Iyo uyamena n'ahandi nta kibazo, ni imyenda n'ubundi umuntu aroga, ariko mu musatsi aragiye atari none sinzi ko ndi burare hano sha none aragenda burundu mba ejo nimutambona rero muri uru rugo uzamenye ko nazize iyi puraka. Iyi puraka nta kintu na kimwe yari ayiziho, yavuye kujyana abana araza araryama ubwo twatangiye biriya bintu, ariko mu nsengere umujinya afite sinzi yuko Asumani ari burara ahangaha simbizi pe gusa nyine guys kumvaga hari iriya puraka yari ikwiriye kubaho kubera ko ingaruka zo ni hatari. Gusa nyine mu nsengere abantu bibazaga cya gihe nimba naragarutse gusa nyine uyu munsi sinzi ko ndi burokoke kabisa ni uku nsengera. Ambaye noneho se kandi bigenze bite yarakaye umva ntabwo ndi bumukire